Guys, akawunga kacu kahiye rero tugiye kurya. Abari hafi muze tubahe. Urabona ko kabisa akawunga kaba kameze neza, koroshye, kukarisha inyama kabisa uburiye neza. Si. Akawunga kacu kahiye tugiye kuryaho twumve kabisa, ariko kaba kameze neza, umuntu yakarisha n'intoki, kaba koroshye. Gusa abakunda n'agafashe wakareka kagafata, ariko njyewe nkarisha ifoke. Uburyo ki duteka akawunga. Akawunga dore ngaka nagapimye muri iyi sahani. Iki ni igitunguru turi bukoreshe, uyu ni umunyu, aka ngaka ni agasahani twakoresheje dupima amazi. Noneho reka dushake n'amavuta turi buze gukoresha. Njyewe nkunda akawunga karimo amavuta, ariko wowe nimba ukunda katarimo amavuta uzabikore katarimo amavuta. Guys, nizere ko mumeze neza mwese. Rero abatarakora subscribe turabinginga rwose ngo muze mukore subscribe. Ikindi kandi mujye mureba video zacu muzirangize n'ukuri. Muzirebe muyirangize, mukore comment, munasharinge, ikindi munarayikinge. Okay. Akawunga kacu twagapimye kari mu isahani. Tugiye gufataho gake tugakoroga mu mazi akonje, tuze kuvanga muri kakawunga kacu. Karaza kwa kameze nk'igikoma, tuvange kagume kabira. Nitubona gasa nkaho gahiye tuze kubona gushyiramo ifu yacu. Noneho dusonge akawunga kacu. Ndabizi ubu buryo abantu babuzi rwose, ni bake ni mbarwa, kandi ni uburyo bwiza watekamo akawunga kakaba karyoshye, byihuse, kandi rwose ntago bigoye. Ndabizi ko nubigerageza bizakubera bizima, kandi akawunga uzagakunda kurushaho. Okay, igikoma cyacu cyahiye, noneho tugiye gushyiramo ifu dusonge akawunga neza. None guys, urebe ukuntu nabigenje, nawe uzabikore, ndabizi uzabikunda. Akawunga kazakubera keza, uzagakunda pe. Hello guys, ndabasuhuje cyane, amahoro y'Imana bane namwe. This is the Anastase family, together in love and faith. Uyu munsi rero ndi njyenyine, murabibona ko ndi mu gikoni. Uyu munsi navuze nti ngiye kubigisha uburyo wateka akawunga mu buryo bworoshye kandi kakaba karyoshye. Hari umushuti wanjye wambwiye ngo akunda akawunga ariko ntazi kugateka. Uyu munsi rero navuze ngo ngiye kubimwereka, ariko mbyereke n'abandi bose bakunda akawunga ariko batazi kugateka. Anyway, uyu munsi rero urabona ko ndi mu gikoni, ndi njyenyine. Mugenzi wanjye yagiye ku kazi, ngiye kumutegurira akawunga, aragakunda, arasanga nabishoje. Ngiye kubereka rero ibintu turi buze gukoresha. Ntago nari kubitangira byose kubera ko byaba birebire cyane mukarambirwa. Isosi namaze kuyiteka, ngiye kubereka uburyo ki duteka akawunga. Akawunga dore ngaka nagapimye muri iyi sahani. Iki ni igitunguru turi bukoreshe, uyu ni umunyu, aka ngaka ni agasahani twakoresheje dupima amazi. Noneho reka dushake n'amavuta turi buze gukoresha. Njyewe nkunda akawunga karimo amavuta, ariko wowe nimba ukunda katarimo amavuta uzabikore katarimo amavuta. Reka dutangire rero. Umva aka kawunga kaba karyoshye, kameze neza, kandi ntago bigoye pe. Nimba ukunda akawunga rero tubane muri iyi video tuyitangirane kandi tunayisoze. Reka dutangire tuba dushyizeho amazi, ibindi turabiganiraho nyuma. Karimo utuvuta duke, tutari twinshi ariko tutari na duke cyane. Shyiramo utuvuta duke.
ni igitunguru. Guys, nizere ko mumeze neza mwese rero. Abatarakora subscribe turabinginga rwose ngo muze mukore subscribe. Ikindi kandi mujye mureba video zacu muzirangize n'ukuri. Muzirebe muyirangize, mukore comment, muna sharing, ikindi muna liking. Sibyo guys? Kandi pe tubijeje ko tutazabicisha irungu kuri iyi channel yacu. Ikigambiriwe ni cya kindi ni ukubaka umuryango nyarwanda umeze neza wishimye. Nago kwishima rero bigombera ibintu byinshi. Kwishima buriya bitangirira ku muntu ku giti cye mu mutima we. Iyo wishimye burya utanga n'ibyishimo ku bandi bose mu rukumo. Guys rero ngewe amazi nayapimye. Ukuntu nayapimye, nafashe aka gasahani mpimamo inshuro 3. Murabona ko nakawunga nako kuzuyemo hano. Hano napimye inshuro 3, sibyo? Ubwo ngubwo nawe uzafata amazi upime inshuro 3. Ushobora kubanza kuyateka kabira ukayakaranga nyuma, cyangwa se nimba nyine wowe ukunda akawunga katarimo amavuta ugapima igipimo ushaka inshuro 3 kugira ngo akawunga kaze kuba kameze neza, koroshye kandi karyoshye. Sibyo? Katurindire amazi ashye. Ako turaza gushyiramo n'akunyu. Noneho isosi narangije kuyiteka. Iri hano ku ruhande turaza kurisha inyama. Guys, mugihe dutegereje ko amazi rero ashya, mumbwire dufite target yuko uku kwezi kwa 7 kurangira dufite abasubscribe 1000 na video zacu zirebwa byibuze hejuru y'ibihumbi 2 kuzamura. Murabyumva mute? Nukuri turabasaba inkunga yanyu, mudushyigikire, muze murebe video zacu, mudushyigikire pe, turabingenze. Ubwo rero tugiye kurindira ko amazi ashya, turagaruka mu kanya amazi yahiye dukomeze duteka kawunga. Guys, twagarutse rero amazi yahiye, tugiye guteka akawunga kacu. Umva ndakwinginze ngwino dukorane iyi video uyirebe uyirangize, bizagufasha kumenya rwose guteka kawunga neza kandi mu buryo bworoshye bwihuse. Okay. Akawunga kacu twagapimye kari mu isahani. Tugiye gufataho gake tugakoroga mu mazi akonje, tuze kuvanga muri ka kawunga kacu. Karaza kwa kameze nk'igikoma, tuvange kagume kabira. Nitubona gasa nkaho gahiye tuze kubona gushyiramo ifu yacu, noneho dusonge akawunga kacu. Ndabizi ubu buryo abantu babuzi rwose, ni bake ni mbarwa, kandi ni uburyo bwiza watekamo akawunga kakaba karyoshye byihuse kandi rwose ntago bigoye. Ndabizi ko nubigerageza bizakubera bizima kandi akawunga uzagakunda kurushaho. Nanjye ntababeshye, amazi arakonje, ntababeshye pe, nakundaga akawunga ariko ntazi kugateka, ariko kuva namenya guteka akawunga gutya byaranyoroheye. Umva nsigaye ngakunda, gasigaye gashira kandi kaje kubera ukuntu aka kawunga kaba kameze neza. Guys, ukurikire amazi arakonje. Urumva nashyizemo agafu gakeya kuri ya yindi nyine namaze gupima. Ubwo ngiye kuyivanga inoge neza. Nimara kunoga, imaze kuba igikoma cyacu kimeze neza, nze gusuka muri ya mazi yabize. Wibuke ko nayapimye inshuro 3. Ubwo nawe nyine uzareba nimba ari igikombe kimwe mukoresha cyangwa nimba ari ibikombe 2 upimemo inshuro 3. Nurangiza ukoresha utuzi dukonje ku ruhande, uvange gutya binoge nyine nk'uko abukoroga igikoma, kwa kundi dukoroga igikoma. Hanyuma uze gushyiramo nuko nyine uvange, urebe ko nyine cya gikoma kimera nkaho gihiye. Uze kubona kuza gushyiramo ifu, ukoroge.
nayishyizemo yafu yacu, igikoma cyanjye gishyizemo cyanoze neza. Ngiye kuvanga, mvange igikoma cyanjye gishye neza. Nikimara gushya nze kubona gushyiramo ka kawunga. Ubwo umva guys, ibi bintu biba byoroshye kandi pe akawunga kaba kameze neza. Koroba igikoma, tugiye kuvanga igikoma cyacu, tukivange mpaka gihiye. Nuko nguko ushobora guteka akawunga mu buryo bworoshye pe. Ibi ngibi niyo waba utabizi umuntu yabikubwira ukahita ubyumva. Warebye iyi video rwose ndabizi ibintu bizagufasha kandi uzabikunda. Kirimo kugenda gishya ariko ntabwo uhita ushyiramo ako kanya, murareka nyine kigashya neza. Ko cyahiye neza ushyiramo akawunga bigahita bikorohera nyine gahita gashya pe, ntabwo bitinda. Systeme rwose yatworohereje ubuzima hano muri uru rugo. Akawunga rwose niyo naba ntahari mbwira umuntu tubana nti ubigenze gutya ubigenze gutya, umva arabikora kandi akawunga kaba kameze neza pe. Murabona ko igikoma cyacu cyahiye pe. Sibyo? Ariko reka tureke gishye neza pe, tubone ko cyahiye neza. Urabona ko ntabwo bigoye rwose, ntabwo bigoye cyane. Okay, igikoma cyacu cyahiye, noneho tugiye gushyiramo ifu dusonge akawunga neza. None guys, urebe ukuntu nabigenje nawe uzabikore, ndabizi uzabikunda. Akawunga kazakubera keza, uzagakunda pe. Urabibona ko biba bimeze, kaba koroshye. Ni ka kawunga nyine kaba koroshye, abahanga bakarisha intoki nk'ubugari. Nkuko njyewe kurisha akawunga intoki byananiye, ariko ubundi abahanga bakarisha intoki kabisa. Komeza duteka akawunga kacu, tugateke mpaka gahiye. Ntabwo iyo wagikoresheje ubu buryo ntabwo akawunga gatinda cyane par rapport n'ukuntu umuntu agateka kugira ngo kazajye gushya ukaba wenda nko kurira. Ariko ubu buryo bworoshya ubuzima kabisa. Urabona ko nta nubwo ndi gukoresha imbaraga nyinshi cyane, kuko deja akaba kamaze kunoga kubera buriya buryo bakoresheje bwa mbere usa nyine nk'ukoroga igikoma. Kaba kamaze kunoga, icyo urindira ni uko gashya gusa, nta kindi, nta mbaraga nyinshi umuntu akoresha. Murabona ko kamaze gufata, kameze neza. Turakomeza tugasonge byibuze mu minota 10, akawunga kaba gahiye. 10 ibaye myinshi yaba 15, ariko ntabwo igeraho. Akawunga kacu rero kari hafi gushya. Murabona ko ntabwo bigoye cyane rwose. Iyi systeme ni ukuri pe, umva yanyorohereje ubuzima, yoroheje ubuzima guys, ku buryo guteka akawunga biba byoroshye bidatinze cyane. Urabona ko ndimo ndasonga nk'urimo kwisongera ubugari. Wenda nuko ubugari ubu ngubu bwaba bwahiye,
Reka nongere n'akariro kugira ngo gashye vuba. Ndabona gatangiye kuninza. Wa mushefu numvisha avuga ngo tuzamwigishe guteka kawunga rero. Ngwino urebe uburyo kawunga tugateka mu buryo bworoshye. Uzantumire nze nkwigishe kugateka rwose. Cyangwa se uzaze nawe ukanigisha hano mu rugo ko wagateka mu buryo bworoshye. Mwebwe musuzuma akawunga ko kahiye gute? Ngewe rero akawunga ikimbwira ko kahiye ntabwo kaba kakiri gufata ku munuko. Ubwo ngubwo icyo kimbwira ko akawunga kahiye. Kugira ngo twumve ko kahiye turaryaho. Harabura gato kabisa kugira ngo akawunga kacu tukarure. Guys, akawunga kacu kahiye. Tugiye kukarura. Deja kahiye rwose. Murabibona ko kahiye. Ntabwo kari gufata ku munuko. Kameze neza. Akawunga watetse muri ubu buryo ntabwo rwose gatinda pe. Ntabwo gatinda iminota 10 akawunga kaba kahiye. Koroshye kameze neza guys. Nukuri aka kawunga muzagateke muzambwira uko mwabonye bimeze. Sibyo? Tugiye kukarura. Guys, akawunga kacu kahiye rero tugiye kurya. Abari hafi muze tubahe. Urabona ko kabisa akawunga kaba kameze neza, koroshye, kukarisha inyama kabisa uburiye neza. Si. Akawunga kacu kahiye. Tugiye kuryaho twumve kabisa, ariko kaba kameze neza, umuntu yakarisha n'intoki, kaba koroshye. Gusa abakunda n'agafashe wakareka kagafata, ariko ngewe nkarisha ifoke. Guys, kararyoshye kameze neza. Nawe uzabigerageze ugateke, ndabizi kazakuryohera. See you, bye. Anastase family, Tubakane Twese, Love, Faith and Family.